nasize nikiye ko nari niringiye poruseri nsabibu nikitatumye gwera indibu mubimbwire nanjye byaranyobeyewe ikintu nari nkwiriye gukorera uruzabibu rwanjye nasize nikiye ko nari niringiye poruseri nsabibu nikitatumye gwera indibu mubimbwire nanjye byaranyobeye ikintu nari nkwiriye gukorera uruzabibu rwanjye nasize nikiye ko nari niringiye poruseri nsabibu nikitatumye gwera indibu mubimbwire nanjye byaranyobeye yeme bwoko bwanjye mbese nakugize nte icyo nakurubije niki ukimamye yeme bwoko bwanjye mbese nakugize nte icyo nakurubije niki ukimamye yeme bwoko bwanjye mbese nakugize nte icyo nakurubije niki ukimamye narakuzamuye gukura mw'Egiputa muvana muburetwa mwohereza Mose Aroni na Miriyamu bagukure mu ngoyi narakuzamuye gukura mw'Egiputa muvana muburetwa mwohereza Mose Aroni na Miriyamu bagukure mu ngoyi nico gituma ukwiye gushima uko bukeye mu kubaho kwawe narakuzamuye gukura mw'Egiputa muvana muburetwa mwohereza Mose Aroni na Miriyamu bagukure mu ngoyi nico gituma ukwiye gushima uko bukeye mu kubaho kwawe uhora ku ngoma yaremye umuntu mu shusho yayo imurutisha ibindi imurutisha inyamaswa n'ibisa nabyo ariko umuntu yananiwe gushima uhora ku ngoma yaremye umuntu mu shusho yayo imurutisha ibindi imurutisha inyamaswa n'ibisa nabyo ariko umuntu yananiwe gushima umwana w'umuntu yabaye indashima muri isi kandi abeshejweho n'Imana nzima mu kubaho kwe kose nta na kimwe yabasha kuyikorera umwana w'umuntu ntabyibazeho umwana w'umuntu yabaye indashima muri iyi si
abeshejweho n'Imana nzima. Mu kubaho kwe kose nta na kimwe yabasha kuyikorera, umwana w'umuntu ntabyibazeho. Umwana w'umuntu yabaye indashima muri iyi si, kandi abeshejweho n'Imana nzima we. Mu kubaho kwe kose nta na kimwe yabasha kuyikorera, umwana w'umuntu ntabyibazeho.